Courage, Mari. ahubwo nagira ngo nshimire RDB yabitekerejeho mu buryo bwo kugira ngo abadusuye abantu twakiriye mu mahanga igihe bavuye mu igare bakomeze benjoyinge amasaha ahagije nanasaba birakwiye ko ubundi turumva dukunda gukora dukunda kwenjoyinga nanasaba ngo rwose bongere batwongerera dusaha rwose muri iyi minsi wagira ngo rwose hariho impinduka cyane. Eyo was popping Kigali, was popping Rwanda, was popping Africa, icyumweru cyitwa igare buryo buteye ubwoba ukata mu gikari tukanywa n'agacyayi simbizi. Arakoze cyane nagira ngo mbwira abantu ngo nkuko bivuze icyumweru cyari cy'umunezero. Ubu umuntu arimo gusuhuza undi byahindutse akamubwira ngo gira igare. Harimo gusuhuza umuntu akamubwira ngo gira igare. Urabwira umuntu ati gira igare wo kabyara. Rero nkuko wenda abantu haba hano Norvege barabyiteguye ngira ngo abantu baraza kubibona ni benshi baraza kubona ko abantu ari benshi turabibereka haba kuri Ndimba TV haba kuri Nest TV aho hose baraza kubibona byose rero tugiye kubikurikirana. Yego Ndimba, none igare uyu munsi wa none uri kuribona muri yihe shusho abantu baryitabiriye gute ugereranije na Tour du Rwanda isanzwe? Abantu ahari kubera ko ari ku munsi wa nyuma kandi rikaba rigeze n'ahantu noneho haryoheye igare. Ubundi hano Norvege ahangaha uyu muhanda wa Norvege uvuye kuri Ruriba niho hantu ubundi haryoheye igare, niho hantu hari bugaragaze eske umunyegare ni muntu ki, umunyegare agenda ate, umunyegare bimeze bite. Rero urabyumva ko ibintu biroroshye cyane kandi ibintu abantu bagiye kubona ibintu byiza cyane. Uratekereza ko biri buborohere bano bagabo kurenga uyu musozi wa Norvege cyane ko irango mbwira abantu wenda batanabizi hano hari ahantu haterera ku buryo na moto cyangwa imodoka nta muntu ujya waca muri Vitensi itari ya mbere kana yo yananiwe. Ndimba biri bworohere aba basore n'aba bagabo ku Kitabi. Yego bahita ku Kitabi. Uwo musozi gasozi ka Kitabi niko gasozi kagiye kugaragara. Twegere hino urabona ko abantu bari mu myiteguro biragaragara. Ibi ngibi urabona ko agiye gufungura uko aka gahanda nakinjira kwa Ndimbati iruhande rw'inzu kuva bagafunze no kuwangwa amagara ari hafi turakomeza tuyitegure kandi nizeza abantu ko tugiye gukomeza tukajya tubibagezaho. Reka tubwire n'abantu bari hafi ahangaha baje hano mu rugo mu gihe tuyategereje ko baracyari kuzenguruka za Kimihurura baje mu rugo bafata agafanta dore ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane. Ngewe abantu wenda bajyaga bumva kwa Ndimbati noneho hageze mu igare turaza kuhabereka by'umwihariko nk'uko najyaga wenda mvuga ngo wahasanga ibi reke byihishe inyuma nyirabayazana umwihariko garukurebe n'ibindi byose ndetse umwihariko wo iyo uhageze uranezerwa. Ni ahantu hari buri kintu urahagera ukahasanga farumasi yewe n'ivuriro ni ukuvuga ngo wahageze nta kintu wabura. Rero noneho by'umwihariko ndahamya ntashidikanya ko isi yose igiye kubona ko ibyo twajyaga tuvuga noneho ari byo kubera ko igiye no guca mu igare. Yego wenda dusoza iki cyumweru cyari cyitwaga ikigare hari impinduka mu mikorere cyazanye wenda nkamwe mukora zino business zemerewe kugeza amasaha asa nkakuzemo ugeranije n'iminsi ya mbere yatambutse. Ahubwo nagira ngo nshimire RDB yabitekerejeho mu buryo bwo kugira ngo abadusuye abantu twakiriye mu mahanga igihe bavuye mu igare bakomeze benjoyinge amasaha ahagije. Nanasaba birakwiye ko ubundi turumva dukunda gukora dukunda kwenjoyinga nanasaba ngo rwose
bongere batwongerera dusaha rwose muri iyi minsi wagira ngo rwose hariho impinduka cyane, hariho impinduka, abantu bafite ibyishimo. Ibi byishimo rero twari dufite muri iki cyumweru, nagira ngo ndasaba bongera iminsi abantu bakomeze bishime, ko kuzajya twishima ari uko abanyamahanga baje gusa cyangwa hari ikindi kintu cyabaye. Natwe nitwe tuba twabakiriye, ahubwo dukomeze kubahiriza amabwiriza kandi dukomeza no kwishima. Yego. Ndimba turagushimiye cyane, reka dutegereze igare. Urakoze cyane. Gira igare wowe ukabyara. Riragahora mu gihugu cyacu. Sawa. Nkuko rero nakomeje mbibabwira, ngira ngo ni ku munsi wa nyuma w'igare, nkuko abantu bakomeje kubivuga, kandi hano aha turi nanone ni Noruveje. Aha rero ni ku gasozi kazamuka kava kuri Ruriba. Nkuko nababwiye ko igare uyu munsi igare aho riri burigaragarire ni hano. Umushampiyoni aragaragarira hano. Ndakomeza ngenda mbereka mbabwira uko biri bugende kose. Urakoze cyane. Ngira ngo noneho twatangira no kubaza abaturage. Niko waje witabiriye igare, niki ushobora kubwira abanyarwanda wenda batabashe kugera ku muhanda cyangwa abo mu ntara, ukababwira? Usanzwe ureba isiganwa ry'amagare? Sanzwe ndeba Tour du Rwanda. Tour du Rwanda itandukaniye he n'iri gare urimo ubona ubu ngubu? Iyi ni shampiyona y'isi. Yego. Abanyamahanga bose bateraniye mu Rwanda. Yego. By'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Ukurikije ubwitabire wenda bw'igare mu mujyi wa Kigali ko wajyaga ubibona, ubu ngubu urabibona ute? Ubu biri hejuru cyane, nko kuri 500%. Urakoze cyane. Reka dukomeze tugende tuganira n'abandi bose. Turagenda tuganira n'abandi uko barimo babibona. Ngira ngo ntabwo twareka kubagezaho ibi byiza, ibyiza nkuko nabibabwiye, igare riri hafi kugera hano, turategereje. Murumva umurishyo w'ingoma, murumva ababyinnyi, abantu bameze neza cyane. Igare ryabaye igare ni igare. Tugomba rero komeza. Ngira ngo murabona imyiteguro yaje, abantu, abanyabuzima, abantu bose. Mama, witabiriye igare? Igare ubundi wari usanzwe ureba amasiganwa y'amagare? Narebaga kuri televiziyo, ariko navuze ngo noneho reka nze ndebe ku maso mbyirebera naje. Ukurikije ibyishimo abantu bafite hano, wabigereranya ni iki kintu gishobora kuba cyaragushimishije ikindi gihe wenda habaye ibirori? Ni wabigereranya n'ibihe birori byaragushimishije? Kandi ndabona uri mukuru. Ibirori by'umupira. Urakoze cyane. Ngira ngo murabibona, amashyi ni menshi. Dukomeze kwishima. Ndakomeza nge mbabwira aho bigeze. Abantu barishimye cyane. Nkuko nabibabwiye, ni ka gasozi ka mbere uhagurutse kuri Ruriba. Akaba hafi ni Noruveje nkuko bisanzwe. Turakomeza tujye tubagezaho ibishoboka byose. Murakoze cyane. Ngira ngo murabibona, mu by'ukuri ibyishimo ni byinshi ku banyarwanda. Aha ni ku rusengero rwa ADEPR. Bavuze bati natwe mu rwego rw'umusanzu wo kugaragaza ko twishimiye igare mu Rwanda, bemeye nk'abantu basenga Imana basohora ibyuma babishyira hanze, bashyiramo igisirimba kugira ngo nabo ubwabo bagaragaze ko bashyigikiye isiganwa ry'igare ku isi yose hano mu Rwanda. Ibyuma rero babisohoye bashyiramo igisirimba, abantu barimo barabyina, barishimye, bishimye cyane. Tunabashimira cyane
abakozi b'Imana ba ADPR ya Karama kuba bagize igitekerezo cyo kuvuga ngo natwe reka dutanga umusanzu wacu mu byishimo biri kubera hano mu Rwanda byisiganwa ku magare ku isi ribereye hano muri Afurika aribwo bwa mbere. Abantu b'abakozi b'Imana bo kuri ADPR Karama turabashimiye cyane. Reka dukomeze tugenda tubereka n'ibindi byose. Yego 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 mwakoze. Reka tuvuge mu by'ukuri abantu turimo turagenda tubwira ibyiza abanyarwanda batari hano mu mujyi wa Kigali, kuko iri siganwa ry'isi ryabereye mu mujyi wa Kigali. Ni nabyo turimo kugenda tubereka no mu murenge wacu wa Kigali, uyu murenge dutuyemo, uyu murenge dukoreramo, uyu murenge dusengeramo. Tugeze hano ku rusengero rwa ADPR Karama Norvège. Noneho abantu bamwe barimo baratangazwa n'ukuntu urusengero rwasohoye ibyuma rukagira. Ngewe ndimo ndagenda mbabwira ko nta munyarwanda udafite ibyishimo kubera iki gikorwa kiri kubera mu gihugu. Ngize amahirwe rero nsanze namwe muri hano, muri bamwe mu bayobozi, abakristo. Nagira ngo mubwire abanyarwanda ndetse mubwire n'abandi bantu bumva ko hari abashobora kuba bavuga bati urusengero ntabwo rwakagombye kuba rwasohora ibyuma kuri uyu munsi, ariko mwebwe mwabikoze, mwabitekereje mute? Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi wo gushyigikira igihugu cyacu kugira ngo tweke abanyamahanga ko mbese tumeze neza mbese kandi tubakunda. Tugomba kwishima tukanezerwa tukabashimira ko bageze mu Rwanda kandi tugacya mubona ko dukeye. Niyo mpamvu twashyizemo n'umuziki kugira ngo ushimishe abantu. Mwashyizemo igisirimba abantu kugira ngo bakomeze bishime. Murakoze. Reka dukomeze tugende twereka abantu ubwiza bw'umurenge wacu wa Kigali, ubwiza bwa Kigali muri rusange, ubwiza bw'ahantu igare rigiye kuzamuka ku munsi wa nyuma, ndetse ari naho hantu hari bugaragaze umuntu uzi igare mu by'ukuri ku isi yose. Murakoze cyane. Ngira ngo rero nk'uko nakomeje kubibabwira ngo ndagenda mbagezaho ibintu byose. Aha tugeze hari abantu wenda bagenda bagize ngo abantu ngo amagare yaje, imirimo irahagarara, ariko aho umuntu akorera hose, aho umuntu ari ku kazi hariho hose, ahategerereje igare n'amatsiko menshi. Tugeze hano ku mucuruzi ucuruza amarangi. Mu by'ukuri urabona ariteguye, ndetse yari arimo avuga ati nanjye natanze umusanzu wanjye. Hari amarangi amwe asiza aha hose mu muhanda n'ahantu hasiza hano hose, yaba nawe ngo ari we wahasize yatanze umusanzu. Nagira ngo mubaze uko yiyumva anabibwira. Murakoze cyane. Nitwa Nsingize Sebuntu, mpagarariye kampani yitwa X Fashion Paint. Amagare byaradushimishije cyane kuba yaraje mu Rwanda ku nshuro ya mbere abonetse muri Afurika, akaba yarayisaza mu Rwanda. Ni iby'agaciro cyane, ni ukuri nta kintu tutashimira munyakubahwa mukuru w'iki gihugu cyacu. Ni ukuri tuzamuhorane aragahoraho. Murakoze. Hanyuma ngo ariko ngo n'agafaranga karabonetse, ndetse n'umusanzu watanze amarangi yo gusiga hano kugira ngo hagaragare ubwiza, abashyitsi bazabone hasa neza. Urabona nawe, urabona ukuntu Kigali itatse. Yego rwose byaradufashije, twarakoze cyane. Urabona ibisenge byose byo muri Norvège, usibye na Norvège muri Kigali hose, ahantu hose harasukuye, amarangi twarayasize, n'ubundi bwiza bwose twarabukoze. Karibu rwose n'abandi bose mutugane. Murakoze cyane. Ngira ngo umutekano, polisi, izi moto iyo zije ni ukuvuga ngo amagare aba ari hafi.
ndabona umunyarwanda rwose aracyari Yes, dukomeze twirebera igare rero nk'uko bisanzwe. Izi modokari muri kubona zinyuraho, uyu ni umuyobozi w'isiganwa. Uyu ni umuyobozi w'isiganwa unyuzeho. Iyo anyuzeho rero ni ukwanga igare riba riri muri metero nkeya cyane. Igare riba riri muri metero nkeya cyane. Ibintu byose rero nk'uko nabibabwiye turabibagezaho 5 kuri 5. Byose ngewe nifuje ko twabirebera hano kuri uyu musozi wa Kigali nk'uko twahoze tubivuga. Igare rero rya mbere, igare rya mbere nagira ngo mbamenyeshe ko igare rya mbere mu minota mike cyane. Nguyu uwa mbere aratambutse, uwa mbere aratambutse, uwa mbere aratambutse, uwa mbere aratambutse agiye kwerekeza. Ngira ngo urabona ko bahanye intera. Urabona umukurikiye arimo aramusigaye iminota mike. Ni kuri twa dusozi rero. Ubu icyo dutegereje ni cya kivunge. Cya kivunge kiba kirimo benshi. Nguyu wa 3 ikintu kikwereka yatangiye kureba inyuma. Haje ikivunge noneho cya kivunge naho gize mbabwira kiziye rimwe. Ngicyo iki kivunge ni nacyo kirimo ngira ngo nta munyarwanda urabonekamo. Nawe nanjye noneho aho usigaye reka ndebe igare, kandebe igare ni ukuri. Kuraje bari inyuma none se wabigwabwira umuntu kuraje kuko yakiye abantu wambere gusa n'undi uramubwira gahato ngo aracyari
akosha baba banarushye ibigiye baba bahereye guhera mu gitondo banyonga kare n'undi wiruhiye bimurenganya ngira ngo umunyarwanda ageze aha arahageze nibwo umunyarwanda ahageze ni nabyo ntago byoroshye ari mu banyuma no kuvuga ngo iyi ambulance iyitambutse nta rindi gare riba risigaye inyuma iyo ambulance iba iri hafi y'uwanyuma kugira ngo ibashe kuba yagenda ifata abasigaye ni bake cyane ariko mu masiganwa y'igare ntabwo biba byoroshye nkuko nabibabwiye buriya iriya ambulance izamutse haba hasigaye bakeya inyuma no kwa ngo igenda inyuma y'abantu bose kugira ngo igenda ibasha gufata uw'inyuma igenda igira rero umunyarwanda umwe rukumbi amaze gutambuka sinzi uri burangize iri risiganwa araba ari mu bahanga wamereje inkweto za tete amabere musaza yego amahoro bite sava ndavuga abahungu bacu banza babanje guca hariya ngo barya akaboyiro ndabona batari kuza dore hazamutse